ubwo mbaye nyampinga y'u Rwanda ahangaha twese we went through high school sibyo hari abantu babonye amanota meza hari n'abantu babonye amanota mabi oya that's nothing ntabwo ibyo ugomba kwimparinga abantu babonye amanota mabi sibyo we need to work hard ariko ubuzima burakwigisha sibyo I always believe if you go through something Imana ikunyuza mu kintu kugira ngo wige cyangwa uzakigisha abandi and ubwo ni nyampinga byashyushye mu rugo ni njyewe abandi bana batanu ntabwo tubareba ni Naomie amanota asohoka noneho ndavuga mana yanjye noneho ntabwo nshobora kwimparinga umuntu because there's no way nta kuntu I was the topic of the whole country. Noneho, by the way, this is the first time I've had this conversation. So urumva rero ubwo ngubwo I started doubting myself. I don't. So rumva, I started doubting myself. No, ndavuga, oh my God. Now I have this crown. I could see my grades. I was like, oh my God. Oh yeah, tugomba kurira muri aya masaha. So I'm trying to make up and going mwanya muremure no kuri klima. So urumva rero ubwo ama grades yanjye noneho self confidence umva ntayo nari mfite. And ubwo covid izamo noneho akugira ngo noneho bayinyamhinga y'u Rwanda to show people what you can do noneho twese turi mu rugo and I remember na hige na posting ifoto abantu bakambwira wowe uri umuswa una posting amafoto urumva uri umuswa uposting amafoto ibyo byo twagutoreye noneho nkumva ramubwira twese turi muri covid guma mu rugo ndakora iki muri aya masaha you know and it got to a point I started praying. Could I get a depression? It was too much. Noneho ndasenga hari igihe ugera muri ibyo bihe ugasenga ukumva noneho Imana yagiye ahandi yaragusize yarimutse aposo ugasenga noneho ukumva wagenda ahantu ukavuza induru you know ariko Imana yavuze ikintu let me tell you. My mom was praying for me. Our sisters banjye dufite ukuntu ka connection ariko turabwira nyine they know when you're down, they know when you're up. Ubwo ngubwo umunsi umwe nza kurota I had a dream of somebody telling me why do you let anybody define you? You know who you really are. Uzuriwe your grace did not define you. You went through this competition with 2,000 people. God chose you to be Miss Rwanda, not because of your beauty, but also because of what God ikimana yabonye kugira ngo bashe guhagarara abantu bose. And ubwo nangiye kubona ama comments y'abantu benshi bavuga oh my God, Naomie, you really inspire me. Ngavuga se we man, inspiring gute. Urumva, no, we have to be truthful. Sibyo, hari umuntu kwanje uvuga ati uranyispire ukavuga ukareba inyuma. How do I inspire you guys, you know? And I was true to myself. Nabaye ngewe, I proved them a point. Never proving the wrong. Of course, your past doesn't define you. You can always define yourself. Ukabereka ko nibwo biriya byabaye. I give this example ndi kuvuga ngo hari igihe umuntu ashobora kubona wavunitse ukuguru akakwita dore mugabo wavunitse ukuguru ariko warakize. So it's for you to show them ko ushobora guhaguruka ukagenda. Next time they see you know? So next time they see you ntago uzongera kuvuga n'umugabo wavunitse akaguru yarakize ubu ngubu aragenda.